nawe kandi ni byiza nawe numvise ufite intego nziza. Okay, hagati aho kuba naje kuganira namwe ni ibintu nishimiye cyane kandi ni ibintu byanejeje kugeza n'ubu. Okay, naho ibyo wavuze byo kuba ufite intego ntabwo mbizi ko. Yes, ndabashuje nkuko mugiye bitandukanye. Aracyari Mbwira TV show, kuri subscribe hanyuma tubagezeho ibintu byiza cyane. Imbere kuri kamera ndi kubabona umusore bakunze kwita boss. Meze bite? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ntakirutimana Eric. Yes. Kuba mwantumiye ni byiza cyane kandi iby'agaciro kuba nahuye na mugenzi wanje w'urubyiruko Olivier Kagame. Nagiye ngira amatsiko menshi yo guhura nawe kuko numvaga mfite byinshi byo kuba namubaza, kuko umusore dukurikije uko tumubona hano kuri social media ni umusore mwiza cyane kandi muri we yifitemo intego ndetse ugaragara nkaho atekereza ejo hazaza kandi akaba azahapuraninga neza. So iyo mwigana rero mba numva mfite amatsiko yo kuba nahura naye tukaganira, n'ubusaje tuvugana mfite amatsiko yo kumva ijwi rimusohokamo avuga. Rero yitwa Olivier Kagame kuko yatangiye anyibwira tutaratangira ikiganiro, reka tumuhe microphone yivuge ubundi dukomeze ikiganiro. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Nanjye ndabishimiye kuba nahuye nawe kandi ni byiza nawe numvise ufite intego nziza. Okay, hagati aho kuba naje kuganira namwe ni ibintu nishimiye cyane kandi ni ibintu byanejeje kugeza n'ubu. Okay, naho ibyo wavuze byo kuba ufite intego ntabwo mbizi ko ari nziza, ariko bajya bimbwira ngakunda abantu rero benshi baza bakabimbwira muri ubwo buryo. Nibwo ngira imbaraga zo gukora ngakorera igihugu mu bijyanye na biriya nkora, ngira ngo murabizi. Yes. Eric Mbanza, urabyumva, Kagame ugize amahirwe uhuye nawe. Ibibazo washakaga kumbaza ngo nzamubaze namuzanye, nga ibyo bibazo nkuhaye ikaze bimubaza. Murakoze cyane. Nk'ubisanzwe kuko tubizi u Rwanda rugizwe n'imisozi igihumbi, ariko hari igihe tujya twumva hakurya induru zivuga, tukumva bavuga amagambo atari meza, tukumva bavuga ko u Rwanda rushotorana. Ese ibyo bintu ngewe barabivuga, hari igihe mu minsi yasize nagiye numva hari ibiturika hakurya bintera ubwoba, byatumye kuko nawe already ndatekereza icyo gihe wari uri hano mu Rwanda warabyumvishe. Ni iki wabwira abantu batekereza kuba bakwambuka bakava hakurya cyangwa se mu kindi gihugu bashaka kugira u Rwanda nabi? Ni cyo kintu wabagezaho? Okay, ni byiza. Ngira ngo icyo kibazo mbajije ni ikibazo cyiza cyane rwose, ariko perezida wacu yaragisubije neza, byageze kuri buri wese. Ariko nabo barabizi, ntabwo twakwirirwa tubivuga ngo duhore tubisubiramo. Bashaka gutera u Rwanda barabizi, nabo hari ibyo badatekereza bitewe n'uko perezida wacu yabasubije. Icyo kibazo ngira ngo hari wigeze kubyumvaho yabasubije. Yego. Nibyo. Ibyo yabasubije nibyo ngibyo rwose, nta kindi narenzaho kuko we yabishizeho umucyo. Yes. Eric, urabyumva, aragusubije, uranyuzwa. Hari ibindi bibazo ufite wawe wifuza kumubaza se? Ntabwo ubushotoranyi bukorerwa hakurya gusa ngo tube twakumva ibiturika, dore ko nanone nk'u Rwanda dukurikije aho twavuye n'aho tugeze ntabwo turwara imitima. Hari abandi bantu
nyakubahwa mushyitsi mukuru hano Kagame Olivier, bajya bakunda kubikoresha ku mbuga nkoranyambaga cyane ko urubyiruko tubikoresha cyane. Hari ababikoresha mu magambo badafite imbaraga zo kuba bashotorana bakoresheje amasasu, ariko twebwe n'iki kintu dushobora gukora kugira ngo bumve ko twebwe turi poze nta cyaduhungabanya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo icyo kibazo ni ikibazo cyerekeranye no kumara abantu ubwoba. Yego. Ibyo by'amasasu hano mu Rwanda ngira ngo kubera umutekano, ubuyobozi bwiza, ngira ngo hari n'abamara imyaka 10 n'ingahe batarumva n'isasu na rimwe. Wowe umbaza icyo kibazo ushobora kuba waregereye nka za Rubavu ukumva ibyo bisasu biturika. Hariya ntabwo ari u Rwanda rero. U Rwanda murabizi rutemba amahoro ndetse n'umutekano. Abakurikiye iyi channel, hari abatuye za Kigali, za Nyagatare, za Rutsiro, za Burera. Ibyo by'amasasu ntabyo bazi, ntaho babibona. Urumva rero twaba tubajyanye mu rindi shuri ryo kujya kumenya nk'amasasu avuga gute, aturika gute, kwibaza ngo ko numva kanga abantu akajya mu nshingano zo kujya kwiga ibyo ngibyo. Ababizi barabizi, bari hakurya. N'abakurikira iyi TV bari hakurya nabo bazi amasasu, bo barabizi kuturusha. Twebwe nta masasu turahura nayo ngo tube twabimenya. Okay. Olivier, urabyumva? Mu bibazo bamubajije umusubije neza. Uranyuzwe se? Ni ukuvuga ngo ndanyuzwe kandi cyane. Kuba nyuzwe rero ntabwo bikwiye ko nabwira abadukurikiye muri ibi biganiro. Ndagira ngo mbamenyeshe ko abatekereza cyane ko bashobora kwangiriza igihugu cy'u Rwanda bakaba bafataho na metero ntabwo byakunda, kuko basanzwe babizi igihugu ni igihugu kigizwe n'imisozi igihumbi, cyatarakitingwa na ba mukerarugendo bakaba baza gusura. Buri musozi wese urarinzwe hano mu Rwanda, urarinzwe. Abashaka gutekereza icyo kintu ko bashobora kugira icyo bakoraho, basitopinga aho bari n'ibitekerezo byabo babihagarikira aho ngaho. Turashoboye kandi turashobotse hano mu Rwanda. Murakoze. Ciao ciao. Murabyumva, Eric aravuze ati we ushaka gushotora igihugu cy'u Rwanda bari maso kugira ute kubarwanya. Wowe nabitekereza rero bisubize aho ubikuye. Aracyari Mbwira TV Show, kora subscribe hanyuma tujye tugezaho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye kugira ngo bigende neza.